turasuje kandi tubifuje kubwa neza uwiteka bahumugisha cyane kuba mudukurikiye. Iyi ni Impamba Nyayo TV na Paradise TV. Kuri kamera zacu tukaba twakiriye umutumirwa, n'ubwa mbere tumwakiriye hano, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Watangiye wibwira abadukurikiye. Abadukurikiye nitwa PROPHETE Sekazuba uye mu karere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Ikindi ndi n'umugeni, ndimo nitegurwa kwimikirwa ubushumba tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Oh wow. Okay. Imana ishimwe. Urimo kwitegura kwimikwa kuba umushumba? Kuba umushumba w'itorero Bethlehem Miracle Church. Bethlehem Miracle Church. Bethlehem Miracle Church. Of Rwanda. Ubusanzwe uzaba uri umushumba kuri urwego rwa paruwasi cyangwa mu rwego rw'intara? Mu rwego rw'intara. Ubusanzwe waruri? Nari Prophete, nari umuhanuzi usanzwe mu itorero AR. Yes. Hanyuma kubera iki uvuye mu itorero warusanzwe usengeramo ukaba ugiye muri ine? Urakoze cyane. Impamvu mvuye mu itorero nta rwango cyangwa ntarivuga nabi, ahubwo ni bya bindi Imana ivuga kandi igasohoza. Buri ikintu cyose Imana ivuga hari ibintu ikora. Icyambere iravuga, ikandika, ikarinda, igasohoza. Rero Imana yambwiye ko nza umushumba, ariko imbwira ko ntaza umushumba mu itorero mbarizwamo. Rero niyo mpamvu njyewe ikintu natoje bwa mbere ni ukumvira Imana. Kuko naho narindi bamenya ari uko Imana yampamagaye. Rero Imana impamagariye gukora muri Bethlehem Miracle Church. Hanyuma Bethlehem Miracle Church ni itorero ubundi risanzwe rimaze igihe, risanzwe rikorera aho ngaho utuye mu karere ka Burera? Oya, itoro Bethlehem Miracle Church of Rwanda rikorera i Kigali, hariya i Nyamirambo, imbere ya stade Nyamirambo, hafi n'urusengero rwegeranye n'ibitaro bya Nyarugenge by'akarere. Byari bifite icyicaro i Kigali gusa, ariko mu ntara y'Amajyaruguru nta hantu bari bafite. Hanyuma ni nkubajije ngo nuba umushumba muri Bethlehem, hari urusengero rushya bagiye kutangiza mu karere ka Burera, niho uzaba ushumbye? Oya, turatangiza mu karere ka Musanze, mu mujyi wa Musanze. Kuko ntitwaje mu karere kandi mu mujyi tutari twafungura. Urumva ni ishami riba rifunguwe mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo icyicaro kigomba kubanza kuba mu mujyi mu murwa. Noneho twakura tukazafungura n'andi mashami mu burere bugize intara y'Amajyaruguru. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbere yuko ni iki cyatumye se ubundi ujya muri Bethlehem? Ni iki cyatumye bakwimika kugira ngo umushumba w'aho hantu? Byavuye he kandi warasengeraga muri AR? Murakoze cyane. Ari ikintu natangije nkubwira, nakubwiye ko icyambere kuri Sekazuba, kuri nge mu ndangagaciro yanjye ni ukumvira Imana. Bethlehem ntago ari ryo torero rya mbere rindambangije ngo ribe ryanyimikira ubushumba. Kuko hari n'andi matoro menshi yabishatse, ariko nasenga Imana ikambuza. Imana ikampakanira ikanyereka ko igihe cyanjye cyagera. Noneho n'itorero AR mbarizwamo ryashatse kuba ryandobanura kuba pasiteri, ariko ndimo nsenga nkuko mfite uwo nemereye kumvira ari Uwiteka ushobora byose. Babishatse inshuro ebyiri ariko ntibyashoboka. Natekereza 2018 nashatse kwimikwa n'itorero Restoration iri riri hano i Burera, ninjye usa nk'uwarizanye, ariko ndimo nsenga Imana irampakanira imbwira ko igihe cyanjye kitari cyagera. Uwari unyungirije muri ministeri nari mfite abari ufata uwo mwanya, bari we pastor wa Restoration hano rikorera i Burera. Ni kenshi byabaye, abadukurikiye benshi barabizi, ariko nasenga bikanga kuko njyewe ndi umuntu wakiraga kiza ndi muri gereza. Imana impagakiza nitoza kuzumvira Imana kurusha kumvira abantu. Rero Imana yanyemereye ikimenyetso ko itorero Bethlehem ari ryo rikomba kuba ryanyimikira ubushumba. Kuko urabona nko mu myaka 13 maze nkora umurimo w'ivugabutumwa, nkamara imyaka igera muri 5 nkore umuvugabutumwa mu Rwanda no muri East Africa, ntago nabuze amatora ndobanura. Ndetse na Nairobi byarashatse kugira ngo ndobanurwe nkora umurimo muri Kenya, ariko Imana imbwira ko nzimikirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Rero icyo nakubwira cyo impamvu mpagurutse nibyo nakubwiye ko intangagaciro yanjye ariyo kumvira Imana, aho Imana inyobora. Nkuko yabwiye Aburahamu ikambwira ngo va kwa Sotera, afite bene nyina, afite se, akabasiga akumvira Imana. Nanjye mu ndangagaciro yo gukizwa kwanjye ibyo nshira imbere no kumvira Imana.
yego mpise ngira amatsiko mpise numva hashobora kuba harimo inkuru itangaje y'ukuntu wakiriye agakiza uri muri gereza. Yego uko nakiriye agakiza ndi muri gereza, njyewe urabona ko duturiye hano ku mupaka. Yego nari ndi umunywa wa kanyanga, ngira ngo cyane nakunda kanyanga no kunywa ibiyobyabwenge no kugira amane no kurwana bimviramo gufungwa. Mfunzwe rero urabona turashimira Imana ko hari abantu bazana ivugabutumwa ahantu hose, ivugabutumwa riza muri gereza akajya babwiriza abantu bakababwira ngo nimuhinduka ubuzima buzahinduka, muzasubira muri sosiyete nyarwanda mwarahindutse. Ubwo haza umushumba witorero vivante rikorera hari Kabuga bita Deo Gashagazi na komiseri umwe n'ubwiyunge, ngira ngo aza kubwiriza muri gereza mu mfungwa zakiriye agakiza mbonekamo. Ubwo gereza ni naho nigiye theologia, ishuri ryashinzwe n'abanyamerika, nimwe nigiye ishuri rya Bibiliya, nimwe naherewe diplome. Ubwo urumva nagiye ndi umunyabyaha nsohoka nakiriye Yesu, nagiye ndi umuyobozi nsohoka ntakibinywa. Urumva rero nkuko babitubwira ko nidusohoka tuzagira umumaro muri sosiyete nyarwanda. Mu myaka 8 maze hanze mvuye muri gereza, arico nanjye namare sosiyete nyarwanda, haba mwivuga butumwa haba no mu bindi kujya kubwiriza abameze nkanjye, ngira ngo nanjye uwo mumaro niko wagenza agakiza kangira ugakomoka muri gereza. Imana ishimwe cyane, komeza kongerera iminyago uzazana ko witeka. Hanyuma twigarukira inyuma kuba uri prophete, kuba uri umuhanuzi mu buzima busanzwe, bisobanuye iki kuri wowe? Kuba ndi umuhanuzi bisobanura agaciro Imana yampaye. Nubwo wenda Imana itubwira ngo kuba umuhanuzi no guca bugufi, ndashimira Imana ko ibyo ntatekereza ko bitashoboka. Sinari nzi ko nawe umuhanuzi, sinari nzi ko naba prophet, ariko kwa kundi Imana igaba impano uko ishatse. Uribuka neza ari ijambo ryanditswe mu byakozwe n'intumwa, ubwo uwo bita Petero yasuzuguraga Korneliyo, ariko ngo bamwandikira inzandiko nyinshi bamubwira ati natwe turasenga tuvugana n'Imana, ibi byarahindutse. Petero ngahageze asanga Korneliyo nk'umuntu yarazi nk'umupagane, nk'abantu bari bazi nk'umuryango utakira umwuka wera. Ngasanga mu nzandiko n'umutumwa basanga byahindutse, barimo baruzura umwuka wera. Arangije ngo no yatoreye ijambo aravuga ngo menya yuko Imana itarobanura ku butoni. Rero ku muhanuzi ndabishimira Imana ko itarobanuye ku butoni, iyo yita ku bindi yagenderaga ntibyashobokaga. Kandi ndashimira Imana mu mwuka yampaye w'ubuhanuzi mu myaka igera mu 10 maze ndi umuhanuzi. Ndashimira Imana ko indangagaciro zanjye z'ubu profete yazirinze. Ntabwo uravangirwaho. Ubundi ari icyo bavuga umuhanuzi yemerwa yuko ubuhanuzi busohoye. Yego. Kuba rero waribye ahantu warahanywereye kanyanga ukafungura umurimo ukahabera umuhanuzi, ukamara umwaka wa mbere, ukamara umwaka wa kabiri abantu baza, ukamara umwaka wa gatatu ubona abantu bakuzo, bikagera naho uzamura ugashaka kwimirika umushumba. Ni ukuvuga ko hari uburinzi Imana barashize mu mpano yaguhaye. Kuko turabizara abantu bahanura uyu munsi, ejo bakora amanya ugasanga nta bantu bakibagana. None utekereza nkanjye nakora umurimo aho nibye inkoko, aho nanywereye kanyanga, aho narwaniye, aho naburariye, aho kugira ngo Yesu ampindure wongere uhagaruke, abantu kugira ngo bakwemera atari imbaraga z'Imana zikurimo ntabwo byashoboka, biragoranye cyane. Noneho uhaterera imbere aho wambariraga ubusa babona urahambariye, ugere mu gihe cyo kwatungira imodoka, urumva atari imbaraga z'Imana ntabwo byashoboka. Ubundi nabwiye abantu umwuka tubamo twese wo kugira ngo abantu batwemere, nta nubwo ari kugira ngo twiyamamaze. Ahubwo umwuka Imana yaduhaye no kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana nayo yahindukira ikatwamamaza. Kuko njye ubwanjye urebye nk'ubuhamya nakubwiye, iyo ngira umwuka wo kwiyamamaza n'isibo ntiryanyemera. Isibo ntago ndavuga umudugudu, bashingiye ku mateka bagashingira naho navutse. Kuko ndi urugo rwacu bari bararwise ngo ni muri Haiti, ni urugo rw'ibiza, urugo rw'ibibazo. Rero nshingiye ku mateka aho mvuka, kuko hari inzara, hari abarwanyi, hari abasinzi, hari abajura. Noneho nitwe twarajyaga ari uko twibye bageze makubera. Uribuka ko hari igihugu cya Haiti kigeze kugira ibiza, ni wacu bahita ngo ni muri Haiti. Rero gutekereza kugira ngo umare imyaka 8 warambaraga ubusa, uhambarira agakoti, wambaraga kwetu nkaka nambaye, atari Imana ntibyashoboka. Nta bundi butware, nta bundi bwenge. Rero dushimira Imana muri warumbaje ngo
muri gahunda y'ubuprofete bwanjye n'iki navuga icyo nashimira Imana ko ibyo ntarinzi ko bishoboka yategetse bigashoboka ndetse umwuka wayo ugakomeza ukagira indangagaciro z'ubunyangamugayo muri ngewe. Hanyuma tumaze igihe tubona abantu ku mbuga nkoranyambaga abaprofete, hari uwo numvishije ari kubwira abantu ngo sinzongera kujya mbahanurira ngo nsigaye mbahanurira mu kanya. Abantu bahimbye ibinyoma, benshi bigize abaprofete, bihinduye abantu b'abanyabinyoma. Mu by'ukuri nkawe nk'umuprofete wumva ufite umwuka w'Imana, ni iki watugiraho inama twebwe duhanurirwa, twebwe duhura n'abantu bita abakozi b'Imana bakatubwira amagambo batubeshya ko babwiwe n'Imana rimwe na rimwe? Ni iki kintu watubwira gishobora gutuma byibuze umuntu akigendera bagatandukanya uwo muntu uri gukoresha umwuka we cyangwa uri gukoresha umwuka w'Imana? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere natangije navuze ngo ubundi iyo uhamagawe n'Imana, inyungu z'Imana zishora mbere y'inyungu z'ubuzima bwawe. Kuba yavuze ngo yandiye ubwo ntabwo yari akiri mu nyungu z'Imana, ni inyungu ze bwite. Twewe ngewe nahamagawe nsonza mpanurira abantu baranze mwaka karere n'aha mwageze ndazwi cyane. Bagera nabo banyita ngo Imana indimo ngivuga ku wa mbere ku wa kabiri gasubiza. Ariko ndakubwira ko nabayeho umuhanuzi uburara, nabayeho umuhanuzi udashobora kubona ipantaro. Ese wa mugani y'umuntu aguhanuriye ngo uzabona imodoka watagira n'igare, abantu ubwo babifata gute? Bagufataga gute icyo gihe? Kubwira umuntu ngo Imana izaguha inzu wowe uri buburare. Icyo nicyo nakubwiye ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Ushobora kubuhanura bareba uburyo ubuhanuye n'uko umeze bakabupinga, ariko igihe busohoye ubuhanuzi barabwemera. Cyangwa ubundi bakagupinga kubera uko umeze. Wenda twe turi kuyo titire y'umuntu uvuga ngo urandiye cyangwa ngo uramanza kumpa ibi. Ubundi ikintu cya mbere, iyo utari mu muhamagaro w'Imana inyungu zawe zigwira mbere y'ibindi. Niho cyagize uvuga ngo ndagusengeramo amafaranga warandiye, kuko ni inyungu ze ntago ari iz'Imana. Ubundi Imana iyo iduhamagaye mu nyungu zayo itubwira aho bidashoboka naho bishoboka ko tugomba kuyikorera. Iyo uhamagawe n'Imana umukene araza ukamusengera, iyo uhamagawe n'Imana umukire araza ukamusengera, iyo uhamagawe n'Imana uyoborwa n'Imana ndetse ukavuga ari uko Imana igize ite ivuze. Ariko niyo mpamvu iyo uri mu nyungu zawe washoye imbere y'Imana niho cyacu uzavuga ati okay, sindaguhanura bari sindahanura mbanyurukanye mu nzu, cyage nuzakoresha uburyo bwe kugira ngo ubashe kubona impiya zawe. Kuko birivuga neza ngo mu gihe cy'imeruka, mu gihe bya nyuma tuzagira abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Barahari b'ibinyoma, barahari babesha abantu, ariko hari n'abahanuzi b'ukuri. Kuko uri bukana yari yaravuze ngo ninjye usigaye, Imana yamubwira ngo hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Abo barahari bo kuvangura turiye, ariko hari n'abahanuzi b'Imana. Abantu twe twabwirwa n'iki rero? Bibiliya irabisobanura, ntabwo ndagenda muri Bibiliya. Bibiliya avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Unsanze muri Burera mpamaze imyaka 8, kuba nshifite abantu 100 buzura 200 300 ndi profete nyobora abantu nizambuto nizandanga agaciro. Rero umuntu agukurikira ku mbuto uko birivuga, ntago uyu munsi urabesha, ariko ubuhamya n'imbuto zawe bikagenda bigaragara. Kandi no Bibiri bivuga neza mu Baroma 2:6 kavuga ngo kuko umuntu wese aziturwa bikwiranye n'ibyo yakoze. Isi zarangira hari abahanuzi b'ibinyoma, isi zarangira hari abahanuzi b'ukuri, isi zarangira hari abahanuzi b'ibisambo, isi zarangira hari n'abahanuzi b'inyangamugayo bagihagarara mu isezerano Imana yabahaye. Kandi kanze nkubwire, nibavuga ngo ndishakira inzira yo kubona amafaranga, wanahagarara umuhanuzi ugakoresha ukuri Imana ikaguha amafaranga. Ubundi icyo abantu kibacanze, ushaka kugira ngo wumve ko harya witwa nde? Kumva ko Garase ari umuhanuzi yatunze imodoka, nawe kumva ko kanya gushatse kwito, ariko ntago uzaho Garase yanyuze urugamba yahuye narwo kugira ngo atunge imodoka. Ntukabone general agenda muri V8 ngo wirengagize ngo yarakuze ngagenda muri yaraye mu ndake, yagwanye urugamba, aranyagirwa, ageraho aya masaha ashobora kutagenda n'amaguru agenda n'imodoka. Rero abantu ntibashaka kugira ngo baciza bugufi inzira z'Imana kugira ngo iby'Imana ibone, bigusaba kubabara, bigusaba gupfa ukongera ukazuka. Yego. Hanyuma tugana ku musozo, tugiye kujya mu gitaramo. Igitaramo hari ahantu gihuriye n'ubuhamya bwawe n'ubuzima wanyuzemo? Iki gitaramo birahari. Kuko nk'ahantu mugiye za Nyagahinga na ahantu nabaye nankwereye Kanyanga cyane, kandi igitaramo mufite numva ko ari cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Kandi nanjye ndi mu bantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ndi mu bantu
inama y'umutekano yaremaga akaba ari nge ya mbere itanga ko nabuje umutekano. Urumva igitaramo mugiye gukora gihuje n'ubuhamya bwanjye, gihujwe no gukizwa kwanjye. Ntabwo negeraga umuyobozi, ariko uyu munsi ejo bundi nahawe icyemezo c'ishimwe n'akarere ko ndumufatanya bikorwa n'akarere. Wa wundi wari ikibazo anywa kanyanga yabaye igisubizo. Rero ndashaka kuvuga ngo igitaramo mugiye gukora gifite aho gihure n'ubuhamya bwanjye, mujye gushaka ba Sekazuba bameze nka Sekazuba wa kera, abo kugira ngo nabo babashe kugira gute kwakira Yesu. Umuntu utari bubashe kukijyamo cyangwa iki, umuntu ushobora gukurikirana ibiganiro byacu, gira ubutumwa umuntu uri aho wahoze uri hariya, kugira ngo umuhe nk'ubutumwa bushobora kumukurayo agahinduka umuntu. Ubundi baravuga ngo umunyabyaha ni umukandida w'urupfu rw'ako kanya. Iyo uri umunyabyaha uba witeguye uba uri hafi y'urupfu, kuko igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Rero nakubwira ngo niba ari ikintu gikomeye cyane kinababaje ni ukuba witwa kuri umunyabyaha, kuko iyo uvuye mu byaha urahinduka. Ndagwa nk'urugero njye ngikora ibyaha naravuze ngo ningeza 2005 ninshaka nzapfe, kuko numva ku byaha nari ndimo, kuko nabonaga ko butaraca, kuko natekerezaga ibyaha nkora nkavuga okay ningera 2005 nzapfe. Ntabwo nzi ko nageze muri 2023. None uyu munsi kubera kwakira Yesu niyo mpamvu nkubwira ngo iyo uri umunyabyaha ubuturanye n'urupfu, kuko igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Nahoraga niyumvamo urupfu, naba natashe narwanye nkiko ko ndapfa. Ariko ndigushaka kugira ngo mbwire abantu badukurikira batarabasha kuhagenera bakabikurikira kuri social media cyangwa ku televiziyo, niba uri mu byaha bireke nta kiza cy'ibyaha. Nagwaye nk'urugero ngeje we nahawe icyemezo, ngewe namara gusinda ngakubita mama, nkumva mama nayo ifite inzu y'amabati 6 nananiwe no kuyubaka, kandi nkahura mu kabari nywa kanyanga. Ariko aya masaha ugeze wanjye wasanga ko ari cyo Yesu yahinduye. Nanjye mfite wanjye ntaha umubyeyi wanjye nakubitaga uba kugira ngo mukubite urushe namukubitaga kera no kuva mutumwe nkamukubita igitenge. Urumva rero hari impinduka itandukanye na Yesu. Ubuzima mbere nahuraga n'abantu bakanyita umusaza, ariko urabona ko nabaye agasore kubera Yesu. Rero urabona ko Yesu iyo uri muri Yesu uhinduka icyaremwe gisha, hari ubuzima buhinduka, hari ikizere igihugu kikugirira. Cyagiye nywa kanyanga ntago igihugu cyanyemera ko nuri indege ngo nge hanze, ariko mpori Kanombe nuri indege nuri anja muri Rwanda yangenda indege data yapfuye atanarose, data ntiyatunze n'igipiringisa, ariko Yesu ari kunyuriza indege nkajya hanze nkuri. Rero nta gisa no gukizwa, nta gisa no guhura na Yesu. Rero natangariza ameze nka Sekazuba wundi wa kera wo muri kanyanga, wa wundi nta nyungiriyo, inyungiri muri Kristo. Amen. Inyungiri muri Yesu. Prophet, wakoze cyane kubana natwe, wakoze kutuganiriza no kunama nziza uhaye abantu. Imana iguha umugisha. Wagira ikindi kintu kimwe ushaka additional ikintu ushaka wabwira abantu? Ikintu nshaka nakomeza kubwira abantu, yes, ubutumwa. Yes, murakoze cyane. Reka tubwire nk'umuntu udukurikiye akaba yihebye, icyo abantu batamubonamo uyu munsi Imana iri kukimubonamo. Amen. Uko kwiheba kwe, hirya y'ubwo buzima bwo kwiheba hari ubundi buzima Imana ifite. Kuko urumva ko nge nihebye nkava ngo 2015 nzapfe, uwo wari umwuka wo kwiheba. Ariko ngeze muri 2023 ndi umugabo utunze imodoka, n'umugabo utunze inzu ifite etage, ndi umuntu ugize ute. Urumva rero reka mubwire wowe wihebye, hirya y'ubuzima ufite hari ubundi buzima. Hirya yo kwiheba hari ukubona umugisha uturutse ku Mana. Ushobora kwibuka abona ko inzira zafunze, ariko aho Imana yategeka inzira zigafungurwa. Nongere mubwire ngo icyo atibonamo Imana ikimubonamo, icyo abantu batamubonamo Imana ikimubonamo. Hirya y'ikibazo hari igisubizo. Mu yandi magambo, reka mbabwire wowe wihebye, Yesu arahari. Yesu yiteguye kuruhura, Yesu yiteguye guhindura amateka. Nitanzeho urugero, nanze gutanga abandi. Narihebye ngira numva ko byarangiye, none ubu ndi umugabo urukatirwa ati cyendege nkajya hanze. Rero kamubwira ngo iyahinda ubuzima bwanjye ntaga amaboko yayo yarushye, nta nubwo yarwaye ikiboko. Amaboko y'Imana aracakora. Yaravuze ngo ko yariri kera na n'uyu munsi ni kwiri, yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Aho waburi ikibazo cyose uburemere cyaba kirimo, Yesu yiteguye kuguha igisubizo. Kandi ukidukurikira ni ukuri kw'Imana, urahura no kuboko kw'Imana. Twakurikiye mu by'ukuri ubuhamya bwawe kandi ni bwiza. Imana ifite aho yakuvanye. Bibiliya igitubwira yuko iyo tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza duhinduka ibyaremwe bisha. Mu yandi magambo tuba abanyamugisha, kuko ndagira ngo nkubaze, hari aho wavuze ubuzima bubi wakuriyemo mu by'ukuri.
umaze kwakira Yesu Kristo Imana yahinduye amateka yawe mu by'ukuri hari abantu byibuze nawe umaze kubera umugisha usibye mu buryo bwo guhanura? Murakoze cyane. Mu kanya nababwiye ko mfite icyemezo nahawe n'akarere ejo bundi kishimwe mu tariki 21 z'ukwezi kwa mbere, kuko njyewe nabuzaga abantu amahoro, ariko abantu maje kubera umugisha 21 z'ukwezi kwa mbere z'uyu mwaka twatasha amazu 3 ahinganye na miliyoni 4,500 zo kuba aho nari ndi ikibazo nanjye nashatse abaterankunga bubaka ayo mazu. Aya masaha muziriza byabaye hano muri Burere ejo bundi, hari umuntu byasenyeye inzu, umugabo yari yapfuye asigarana abana 7. Ubu ndi kumwubakira inzu y'amabati 28 ifatanyije n'umufatanyabikorwa wanjye. Ubu twamaje kuyubaka, twamaje kuyisakara, tugereje kuyipavoma. Ibiza byabaye muri Burera dupfusha abantu mu burasirazuba, bambe mu burengerazuba. Yarambaje ati ninde ni ikihe kimenyetso waba umaje kugaragaza ko nabo hari abantu bahindura ubuzima. Icyambere namuhaye abantu amazi 3 twatashe mu rwego rw'akarere, nazanye abaterankunga ndetse batavuye no mu mahanga bavuye i Kigali b'inshuti zanjye, baraza bubaka amazi ahinganwe na miliyoni 4,500 tuyashiramo abantu banyagirwaga. Kabiri ejo bundi biza biba, hari umugabo wari wapfisha umugore, icyumweru gishize biraza bimusenyera inzu, akazu yari afite abana 7 bararaga mu ruzitiro. Ubu nahise mfata umuntu hubakaga iwanje, ndamubwira nti reka kumfasha, reka twubakire uyu muntu. Urumva narakijijwe, ntabwo nkireba ku byisi ngo nitabare cyane. Ndamubwira nti reka kumfasha bwo fasha uriya muntu. Ubu tumaje kumwakira inzu y'amabati 28 twarasakaye, twarazamesigaje kwikinga no kuyipavoma. Icyo ni cyambere. Mu mwaka 2020 muri corona twafashe imiryango 80 z'abantu badafite ibyo kurya, tubaha ibyo kurya. Urumva wari ikibazo, wawundi wari warihebye atangiye kugira icyo yakora muri sosiyete nyarwanda. Bimwe badutongeye turi muri gereza bakatubwira ngo nimukizwe mukagaruka muri sosiyete nyarwanda muzagira umumaro. Ubu wari ikibazo muri sosiyete nyarwanda, ubu nanjye ndi igisubizo. Niyo mpamvu nahawe icyo kiveho. Mu Rwanda tumaje gusura ibitaro bikuru birimo mu gihugu, ibitaro bikuru bya Ruhengeri dusuyemo 2 turihira abantu badafite ubwishu bwo kwishura ibitaro. Ibitaro bya Gisenyi bya Rubavu twagiyeyo, ibitaro bya Shera byagiyeyo. N'umurimo ngiye gukora mwumva ngiye kwimikirwa niyo systeme yanjye yo kubwiriza ubutumwa, abantu bagakira mu mwuka bagakira no mu mubiri. Ubu nafashe systeme yo kubona hari abantu usanga baratewe inda, ababatenda bakababura, ugasanga ari mu bitaro agiye kubyara nta kenda afite ku murwayi. Iyo niyo systeme yanjye. Nejo navuye mu Ruhengeri, navuye ku bitaro bikuru bya Ruhengeri musangayo, abanjye muguru dusuka n'utwenda. Urumva wari ikibazo, nshatse kugira ngo sosiyete nyarwanda nanjye nyibere igisubizo. Aho nasenye ndi kunkoresha ibiyobyabwenge, nshaka kongera kubasubira ndi kubaka. Bamwe nakubitaga nasinze, aho kugira ngo mbakubite ngo noneho ni kugira ngo bakubite ijambo narangiza nkagira icyo mbaremera. Urumva icyo rombaje n'icyo. Tuzi yuko abashumba barangwa no kuba mu ntama baragiye, kandi dukurikije ko watubwiye uri umuntu mbyo profete ugenda hirya no hino uri kuvuga ubutumwa bwiza. Ese mu by'ukuri ntago bishobora kuzakugoramo bugakeya? Bizangora, ariko gakeya ntari kanini cyane, kuko nk'impamvu Imana yangaga abambere kugira ngo bansengere nabo ko ngiye kuzirika impano zanjye zigahagarara. Ariko nimara guhabwa inshingano, hari furi dufite abapasiteri mw'iki gihugu bajya basohoka bakavuga n'ubutumwa hanze. Iri torero rero ntago ari ryo kunzirika. Nzaba ndi umuyobozi waryo, ariko icyo gihe nimara gusengerwa tuzasengerwa komite, kuko ntabwo nayobora inshingano zose. Ijyaho Imana yantumye ya komite isigare ku murimo njye kubwiriza abandi batuye isi ubutumwa. Rero ntabwo ngiye guhambirwa ngo uguma hano ngo bitume ntamamaza ubutumwa ku isi hose. Wadukurikiye agize amatsiko, iri sezerano ryo kuba umushumba rimaze igihe kingana iki? Urakoze cyane. Iri sezerano ryo kumushumba naribwiye 2013 ndi muri gereza ya Musanze, tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Niho nabwira isezerano ryo kuba Imana ariyo maje gukirizwa muri gereza, natagiye kwiga ishuri rya teologiya. Niho umuhanuzi yahanuye aravuga ngo mbonye usohotse uvuye muri gereza ugeze hanze, mbona ubaye umushumba. Wabyakiriye ute? Kuri njyewe kubera icyo gihe nkimara gufunga umugore wanjye yari yarantaye ashaka undi mugabo, natekerezaga ibibazo by'abana banjye, mbese ibyo kumva umushumba nkumva ari inzozi. Nkumva kwa Diriyane muri Haiti havayo pastori, nkumva ni inzozi biteye ubwoba. Ariko
nakongera gusubizwamo ibyiringiro, nareba ukuntu maze n'ukuntu ndiwe muri gereza, nkatekereza nasoma Bibiliya ngasanga byose bishoboka. Kuko yambwiye ibintu bitatu. Yambwiye ko nyuma y'imyaka 10 mvuye muri gereza nzaba pastori, nzaba mfite imodoka, nzaba mfite n'inzu. Arongera ambwira icyaka naba ngo nyuma y'imyaka 10 nuva muri gereza isi yose zabikuze. Rero ndateganya mu byo yasezeranye, no kwisi utari wambona live ambona kuri social media ambwiriza. Reka tubwire abadukurikiye mu zukuri yuko Imana iriho ivuga kandi igivuga kandi yarangiza ibyivuze ikabisohoza. Ubu ngubu uri mu mashimwe yuko igiye gusohoza icyo yavuganye nawe. Urumva umeze uti? Ndanezerewe y'isezerano risohoye. Icya mbere ikora uwo risohora rishima, ariko icya kabiri ribyara n'abanzi. Kuko isezerano rya Yosefu ryatumye bene se batongera kumukunda. Harimo abari mu mwuka bakomeza gukunda Sekazuba, nanjye n'umuryango turishimye kuko Imana tuvuze gasohoza, ariko hari n'ishari. Kuko aregara ibintu abantu birengagiza, hari abuzukuru ba Gahini n'abuzukuru ba Abeli. Abo buzukuru ba Gahini bahora barwanya ibyiza byose bibaye kubera b'Imana. Ubwo rero abuzukuru ba Abeli bishimiye isezerano rya Sekazuba ko risohoye, ariko n'abuzukuru ba Gahini nabo bababajwe n'isezerano risohoye. Kuko nta sezerano risohora ribura abanzi mu bintu bibaho byose. Nge naguze imodoka hano mu karere kabura, murabona ko nta modoka nyinshi zihari. Ariko bwa mbere bamwe barishimye abandi barababara, bwaca mu gitondo ngasanga televiziyo yamenetse. Ubwo nabuzukuru ba Gahini noneho urumva ko ugifite akazi gakomeye, bose ugomba kubabwiriza. Abo kubabwiriza no gufata umwanya wo kubasengera nubwo tubaciraho iteka. Kuko nanjye niba nari meze ko uyu ariko bazemezwa ko dufite n'amaje kwemezwa n'ibitangaza Imana ikora. Kuko n'abagenda babohoka, niba naratangiye afite abantu 30 bakabona umugabo Imana imuhaye imodoka n'inzu, nkaba ndi kugira nagiraga abantu 300 400. Hari na waruzi ko na Yesu arabamukurikira kubera ibitangaza. Abadashaka gukizwa babona ibitangaza byabaye bagakizwa. Ariko natekereza iyabanye nanjye ntashoboye kwigurira inkweto, ntago ishari ry'abantu ubu nshoboye kwigurira inkweto ari ryatuma mva mu byizero. Yatangije umurimo niyo kwizwa kandi zakomeye dushigikira. Urakoze cyane, turagushimiye. Ngira ngo hari uwagukurikiye ariko akagira icyifuzo runaka, ari mu buzima butamworoheye, mu bibazo, igihugu gifite ibibazo, isi muri rusange bitewe n'ibintu bigiye biriho, abantu bari mu buzima bugiye butandukanye, ashaka kuba baswe n'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byari byo byose. Uyu mwanya akagira icyifuzo, ngira ngo turangize usenga Imana nk'umukozi w'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge kandi tubwire abadukurikiye. Ndabacira umugani ukomeye ngo iyo wibagiwe amateka wica amategeko. Natwe twakijijwe tuje duhora dutekereza Imana yatuvanye. Reka dusenga Imana tuvuga dukurikiye ubabaye, urwaye, ufite ibibazo byanze gukemuka. Mu ijuru hari Imana ishoboye, Imana ishobora byose. Murengeza ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye, ufite ubutware n'ubushobozi, urera urakiranuka. Twabonye imirimo y'amaboko yawe, twabonye uhindura ubuzima. Hari abadukurikiye bihebye, reka bahure no kuboko kwawe. Hari abadukurikiye barwaye, reka bahure n'ineza yawe. Imbaraga zawe zikore, kwera kwawe kuboneke. Uhereye aka kanya ukurikira ikiganiro tugize yari yihebye, abonye ubuzima burangiye, yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo baho. Yongere yumva ijwi rimubwira ngo ntago uzapfa. Yongere yumva ijwi rimubwira ngo ubuzima burahindutse. Ngaho gira neza abantu bose. Dusengeye Abanyarwanda, dusengeye igihugu cacu, dusengeye ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, uhereye ku mutwara sibo kagera kuri Perezida wa Repubulika. Abo bose bahure n'ineza yawe. Ingabo na polisi bari mu Rwanda no mu butumwa bwo hanze, reka bahure n'ineza yawe. Turindira isi, shikira abadukurikiye bari Amerika, Australia, Canada, abari Burayi no mu yindi migabane yose, reka bahure n'ineza yawe. Imirimo n'ibitangaza kandi Imana nyagasani, nzi neza ko nta buzima udahindura, ubuzima bwose urabuhindura. Reka uhindure ubuzima bw'ababaye. Urakoze kubyumvise kandi kubikore kuyubahisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.